Ubuzima bwiza bita ubuzima buzira umuze butarangwamo indwara n'imwe burashoboka iyo umuntu akoze ibishoboka byose akanywa kandi akarya ibyo kurya bizima. Uyu muntu abasha kugira ubuzima bwiza iyo yongeyeho kwivuza imiti aturanye nayo agatoranya ikwiranye n'indwara ze, kandi hari n'imiti umuntu yakoresha akabasha kwikingira no kwivura indwara nyinshi. Ndabaha nk'urugero nubwo atari umuti tugiye kuganirira hamwe muri iyi video. Urugero umuti w'amazi akamuriyemo indimu ukavangamo ubuki, cyane cyane amazi y'akazuyaze mu gitondo ukibyuka, ni umuti wajya ukoresha mu gitondo ukabasha kugira ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Hari n'ibyatsi umuntu yajya akoramo ibyayi buri munsi, kandi ibi byatsi bikabasha kumutera intekerezo nziza, kongera icyizere, kongera imbaraga z'ubwonko ndetse n'iz'umubiri. Umuntu akabasha kuba ikiremwa kizima cyiteguye gukora imirimo yose. Ndabaha nk'urugero icyatsi cya romare cyo bita teyi ndende. Romare murayizi, ni ibyatsi bagura mu isoko bakunze gutekana n'inyama ndetse n'ibindi byo kurya kugira ngo bibashe guhumuza ibyo kurya. Ugize amahirwe ukajya ugikoramo icyayi buri munsi, wakira za stress, wakwiyongera imbaraga z'umubiri ndetse n'intekerezo, ukagwiza ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Hari umuntu wagikoresheje mu mateka witwa Elizabeth de Hongrie. Bavuga yuko agize nk'imyaka 70 yari yarazonzwe n'indwara nyinshi, iz'uruhu ndetse n'iz'umubiri mw'imbere, ariko amaze kumenya amabanga y'icyatsi cya romare akajya agiteguramo icyayi kandi akakiyuhagira mu mazi, yabashije kugira amahirwe yo kugarurirwa itoto ku buryo agize imyaka 72 yabengutswe n'umwami wa Hongiriya, aramurambagiza bakora ubukwe, mariage irataha, agira amahirwe yo gusazira mu gituza cy'umwana w'umusore wamwihebeye. Murabona yuko ubuzima bwacu bugizwe n'amabanga umuntu yakoresha. Gusa uyu mwanya nshaka kubasangiza amayeri akomeye cyane umuntu yakoresha ari kwivuza ikimera cy'igisura. Igisura ni umuti ukomeye cyane ku buzima bw'umuntu, cyongera amaraso, cyongera intanga, cyongera amasohoro meza, kibasha kuzibura no gusukura imyanya y'ibanga, cyongera umunyungugu mwiza wa zenke utera imikorere myiza y'ubwonko, kandi kikongera amaraso mu rugero. Ndetse bantu bakunze kuzongwa n'indwara ya anemi, kubura amaraso, igisura kirabagoboka cyane. Ndetse n'ababyeyi babyara bakabura amashereka, iyo bafashe igikoma cy'ibinyampeke bitandukanye bakavangamo ikiyiko cyangwa ibiyiko 2 by'ifu y'igisura, bakakinywa bitonze, bamara kukinywa bagahekenya ubunyobwa cyangwa se sezame. Bashobora gufata ikiyiko cy'ubunyobwa cyangwa ikiyiko cya sezame. Uyu muti bagakunda kuwukoresha mu gitondo. Murabona ni ibyo kurya ntabwo birura, kandi ni ibyo kurya bizima. Nubwo mvuze ngo ni umuti, ariko ni ibyo kurya byongera n'intungamubiri nyinshi. Iyo umugore akoresheje igisura iminsi 3 abasha kugira amashereka meza ahagije, kandi abasha guhaza umwana we ku buryo abasha no gusagurira abandi. Murabona yuko duturanye n'imiti twakoresha kandi ikadukingira, ikadukiza n'indwara nyinshi. Uyu mwanya nshaka kubasangiza mu ncamake imimaro 14 dukesha gukoresha ikimera cy'igisura. Numara kuyimenya ujye igikoresha, nawe uzagira ubuzima bwiza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mwigiriye neza niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, gusa niba mutarayikanda akaba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, mwihutire kuyikanda. Namwe muzajya mugira amahirwe yo gusangizwa ibiganiro twabateguriye uwo mwanya. Noneho tira agatebe wicara urambye ngo usangize imimaro 14 dukesha gukoresha ikimera cy'igisura ku buzima bwacu. Umumaro wa mbere, igisura gifasha gusohora inkari neza. Hari abantu bihagarika bakaribwa cyangwa se bakihagarika inkari nkeya, ugasanga ntabwo baguwe neza bitewe nuko urwungano rw'inkari rudakora neza. Aba bagirwa inama yo gukoresha ikimera cy'igisura.
Umumaro wa kabiri, igisura kirwanya kwihagarika uri kuribwa. Nari maze kubivugaho, hari abantu bihagarika bari kokerwa, bakihagarika inkari nkeya kandi bakokerwa, mbese nyine bakaribwa cyane igihe bari kwihagarika. Niba bikubaho uzerekeza amaso ku kimera cy'igisura, ugikoreshe neza, nawe uzabasha kugira ubuzima bwiza. Umumaro wa gatatu, igisura gifasha gukomeza impyiko. Hari abantu muri iyi si barwaye impyiko bitewe no kubatwa n'ibyo kurya bikize ku isukari, umunyu n'amavuta. Ntabwo wabatwa n'ubu burigatirizwa ngo ugire ubuzima bwiza bw'impyiko cyangwa uruhago. Byanga bikunze ubasha kugongana n'ibibazo byinshi. Icyakora niba byarakubayeho, hindura akamenyero, ugabanye umunyu, amavuta n'isukari, kandi ibintu bimwe na bimwe ubireke nk'imikati, amandazi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye tugura muri za kantine, ubireke hanyuma ukoreshe igisura, nawe uzabasha kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa kane, umumaro wa kane, igisura cyongera imbaraga z'igitsina ku bagabo. Hari abagabo bashorera ikivi mu nshingano z'abashakanye, ugasanga ikivi bakigarukirije hagati. Ubwo abakuze barabyumva, mbese nyine ntabwo babasha kunezeza abafasha babo, nabo ubwabo ntabwo babasha kubona umunezero w'urushako. Aba bagabo bagirwa inama yo kunywa icyayi cy'igisura, kandi niba baturanye n'imirima irimo igisura, bakajya basoroma imboga z'igisura, bakaziteka, bakazirya, bakazihaga. Kandi byaba byiza ufashe n'ikimera cy'igisura ukakibaba ku kibuno. Ibi byongera imbaraga mu mibonano mpuzabitsina. Hari umwanditsi mu mateka akaba n'umuhanga witwa Perpetua, wari warategetse abagabo yuko bakwiriye kujya bibaba igisura kugira ngo bagire umubyizi mu nshingano z'abashakanye. Ababikoraga bose bageraga ku ntego nziza. Umumaro wa gatanu, igisura gifasha gutunganya amasohoro, icyo bita spamuzi. Iyo umuntu afite amasohoro ahagije, abasha kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, kandi yaba ari gukora imibonano mpuzabitsina ntacike intege vuba. Kubw'ibyo igisura ni umuti w'ingenzi ubasha gufasha kongera amasohoro, kandi umuntu akagira amasohoro atunganye. Umumaro wa gatandatu, igisura kirwanya ikibazo cyo kubura ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Nahoze mbivugaho, igisura kibasha gufasha umuntu kongera intanga n'amasohoro, kandi iyo umuntu afite ibingibi byiyongereye, abasha kugira amahirwe yo kugira umurego uhagije, kandi yaba ari gukora imibonano mpuzabitsina akamara umwanya muremure, ku buryo abasha kumara iminota 10, 15 cyangwa se akayirenza, mu buryo bwiza kandi bwamufasha kongera umunezero mu mubano agirana n'uwo bashakanye. Umumaro wa karindwi, igisura gifasha abagore kugabanya ububabare bwa menseze. Menseze ni imihango. Hari abagore bumva ko bazagera mu mihango mu minsi runaka, ugasanga basuherewe, ugasanga ntabwo bishimye, maze baba bamaze kuyigeramo, ugasanga nta munezero na busa bafite, bitewe n'uko imihango ibababaza. Ishobora kuba mikeya, ishobora kurenza iminsi, bakaba bajya mu mihango iminsi 7, iminsi irenga 6, cyangwa se hari n'abajya mu mihango by'iteka ryose, ibyo bita imihango ihoraho, ariko ndavuga uburwayi nyine. Abangabo bararikirwa gukoresha ibintu bikize kuri zenke. Mu bintu bikize kuri zenke bakoresha harimo n'igisura. Umumaro wa 9, igisura cyongera amaraso mu buryo bwiza. Nari nabivuzeho, igisura ni umuti ukomeye cyane umuntu yakoresha igihe cyose azi yuko afite amaraso makeya, kiyongera mu buryo bwiza. Icyakora hari umuti ukomeye ugira imbaraga kurusha igisura, ni ugufata beterave, karoti ndetse na pome, ukabitunganya neza, ukabikoramo umutobe, ukanywa gatase mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ariko habura amasaha menshi ngo uryame. Ibi ngibi byongera amaraso mu buryo bwiza kurusha n'igisura. Gusa wabuze ibyo ngibyo, ushobora gukoresha igisura kikayongera mu buryo bwiza, kandi kikaba cyayongera ahagije.
Umumaro wa 11, igisura kirwanya umunaniro mu gihe cy'imibonano. Hari abantu bakora imibonano mpuzabitsina ugasanga batagangaye, bananiwe cyane, yaba abagore ndetse n'abagabo. Iyo umuntu yanyoye igisura mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina abasha kugira imbaraga nyinshi, kandi n'igihe ayirangije ugasanga ntabwo yaguye agacyuho cyane. Umumaro wa 12, igisura gifasha kongera ubuzima bw'imisemburo y'umubiri. Umubiri w'umuntu ugizwe n'imisemburo myinshi: imisemburo y'ibyishimo, imisemburo yongera uburumbuke, imisemburo yongera amahirwe yo kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, imisemburo yongera amahirwe yo kugwiza umubyizi mu nshingano z'abashakanye, hari imisemburo yongera gusinzira neza, imisemburo yongera kugira icyizere cyiza. Iyo misemburo ni nka dopamine, serotonine, endorphine, oxytocine ndetse na za endorphine. Iyi misemburo yose yongerwa neza, umuntu agira ubuzima bwiza. Ikimera cy'igisura cyagufasha muri byinshi. Umumaro wa 13, igisura giteza imbere imikorere y'imyanya ndangagitsina. Ibi nahoze mbigarukaho ntabwo ndabisobanura cyane. Iyo umuntu yakoresheje neza igisura abasha kugira ubuzima bwiza bw'imyanya y'ibanga. Ndababwira uko mwagikoresha ndi gusoza iyi video. Umumaro wa 14 kandi dusorezaho ni uko igisura cyongera amashereka ahagije. Nabivuzeho kandi nabivuzeho mu buryo bwumvikana. Niba umubyeyi yabyaye yakora iki? Afata igikoma cy'ibinyampeke bitandukanye akavangamo ikiyiko cyangwa ibiyiko bibiri by'ifu y'igisura, hanyuma akanywa iki gikoma mu gitondo. Yamara kukinywa agahekenya ibiyiko bibiri cyangwa ikiyiko kimwe cya sezame. Iyo abikoze iminsi 3 gusa aba yagize amashereka ahagije, abasha guhaza umwana we, akaba yasagurira n'abandi. Nshatse kubabwira yuko abasha kugira amashereka meza kandi ahagije. Noneho uburyo bwiza bwo gukoresha igisura nk'uko nahoze mbigarukaho, ushobora gufata ibiyiko bigera muri 5 ukabitogosa muri litiro y'amazi, hanyuma ukanywa gatase mu gitondo no ku manywa, byaba bihagije. Ariko unyoye n'aka 3 nka nimugoroba utararyama, nabyo ni byiza cyane. Ushaka kugera ku musaruro mwiza, uyu muti wawe ikurikiranya iminsi 11, yarangira ukajya uwukoresha iminsi 3 mu cyumweru. Hari ubundi buryo bwo gukoresha igisura. Niba uturanye n'umurima urimo igisura, wasoroma imboga z'igisura ukaziteka ukazirya nk'uko urya izindi mboga. Ushobora no kuzivanga n'ibindi byo kurya, nabyo nta kibazo. Ubundi buryo bwo gukoresha igisura ndavuga ku bagabo, ni ugufata ikimera cy'igisura ukakibaba ku kibuno. Ibi nabyo bitanga umusaruro mwiza ku mubyizi umugabo ashaka kugira. Muri make ubuzima bwiza burashoboka umuntu yubahirije amahame y'ubuzima kandi akagendera ku mpanuro tudahwema kubasangiza buri munsi. Mu gihe tubarangira imiti myiza mwakoresha mukagira ubuzima bwiza, hari igihe abantu barangara ku mahame y'ubuzima ntibagire ubuzima bwiza, kabone nubwo baba bakoresheje imiti twabarangiye. Niyo mpamvu tubararikira no kujya mwubahiriza amahame y'ubuzima tubasangiza buri munsi. Nababwira nk'ihame rimwe ntahwema gusangiza abantu buri munsi, ni ukubyuka unywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha ukarya ibyo kurya wizeye ko ari bizima, hanyuma ukongera ukanywa amazi mu masaa 6, ibya nimugoroba ukabirya utarengeje saa 9. Iri ni ihame rizima ryiza ryakugeza kuri byinshi. Wongeyeho no gukoresha imiti tudahwema kugusangiza buri munsi, wagira ubuzima bwiza kandi wishimiye. Ubahiriza amahame nawe uzagubwa neza mu byo ukora byose. Nshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima. Mwigiriye neza niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, kandi niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, mwihutire kuyikanda. Namwe muzagira amahirwe yo kujya musangizwa video twabateguriye. Uwo mwanya uhereye uwo munsi mutere intambwe ziberekeza ku buzima bwiza gusa akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarekwa. Icyakora ryuhasubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeyeho maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends. Bye bye.